Nongeye kuguha ikaze mukunzi w'Urutonde TV, ibyishimo umunezero byo bikuranga. Ndagusaba gukora subscribe wowe utarakanda subscribe ugeze kuri channel bwa mbere, ko wakora subscribe aho usanga amakuru y'imyidagaduro agezweho. Kuri ubu ngubu rero tugiye kuvuga ku mukobwa w'icyamamare, ni umukobwa watwitse cyane hano mu Rwanda. Ndakeka nta munyarwanda uri kureba iyi video utamuzi. Uwo mukobwa nta wundi rero n'uwo bita Mwiseneza Josiane. Ni umukobwa wavuzwe cyane mu mwaka wa 2019. Ibi ngibi byo kuvuga cyane byabaye nyuma yaho yari yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda, aho yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ku buryo butangaje abantu batari bamenyereye. Ni umukobwa witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda bitewe n'uko yari aturutse mu cyaro, uko yagaragaraga. Abantu benshi bagiye bamukunda cyane, bamwishimira cyane, bakagenda bamuvugaho cyane bitewe n'ukuntu yagaragaraga bitari bisanzwe. Kubona umukobwa uturutse mu cyaro aje kwiyamamariza ikamba rya Miss Rwanda, ni umukobwa rero waje gutwika cyane, abantu benshi bakagenda bamuvugaho ndetse akagenda akomeza mu byiciro bigiye bitandukanye, aho yaje gukomeza akagera kuri finali. Ibintu abantu benshi batangaza cyane, baravuga ngo uyu mukobwa kabisa yarahanganye kubona ageze kuri finali. Rero icyo gihe byatumye aza no gutwara irushanwa rya umukobwa wakunzwe cyane kurusha abandi, Miss Popularity. Akaba yarabaye Miss Popularity mu mwaka wa 2019. Abantu rero benshi rero bakomeje kugenda bamwishimira cyane, aho zanavuzwe ko hari n'abadiaspora bamukunze cyane, bakaba baramwohereje imodoka. Byatumye rero aza no kujya hanze akamarayo igihe gitoya, akongera akagaruka mu Rwanda. Kuri ubu ngubu rero ni umukobwa wakunzwe n'abantu batari bake. Kuri ubu ngubu rero icyo tugiye kuvugaho hano kuri Urutonde TV, inkuru utasanga ahandi, ni inkuru ivuga ko uyu mukobwa yamaze kurongorwa. Ibi ngibi rero, mbere y'ibi byose byo kwitabira Miss Rwanda, uyu mukobwa hari umuhungu bari basanzwe bakundana wo mu karere ka Karongi. Barakundanaga, abantu benshi bagendaga bavuga ko uyu mukobwa kuba amaze kuba icyamamare ko batazakongera kuvugana, ariko siko byaje kugenda. Uyu mukobwa yakomeje gukundana n'uyu musore mu karere ka Karongi, nubwo uyu mukobwa yaje kwiturira i Kigali, ariko bakomeje kugenda bakundana. Kuri ubu ngubu rero kuba ataragiye akundana n'abasitari bagiye batandukanye hano mu Rwanda, we agakomeza gukundana n'uwo musore w'iwabo mu cyaro. Kuri ubu ngubu rero bakaba bakoze ubukwe babukorera mu mujyi wa Kigali, aho babukoze bubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, aho bwitabiriwe n'abantu bakeya cyane. Twavugamo nk'ibyamamare bigiye bitandukanye, nk'aba Miss bahatananye mu ikamba n'abandi ba Miss. Twavugamo nk'abandi mwiza Megan n'abandi ba Miss bagiye batandukanye. Twavugamo nk'abahanzi nk'aba Aline Gahongayire n'abandi n'aba Knowless. Abo bose bakaba bitabiriye ubu bukwe bwe. Uyu mukobwa rero ni umukobwa wakoreye ubukwe mu mujyi wa Kigali hamwe n'umusore bakundanaga wo mu karere ka Karongi. Kuri ubu ngubu rero Miss Josiane kuri ubu ngubu akaba yamaze gukora ubukwe. Nkwibutse ko nta handi wasanga amakuru y'ibyamamare nk'ibi ngibi uretse ku Rutonde TV. Nkwibutsa gukanda subscribe, byaba ngombwa ugakanda na share, ukanaduha n'igitekerezo muri comment. Uru ni Urutonde TV, aho usanga byose. Ciao ciao, tuko pamoja.